tubuno twanyu urasubira nibishaka uraza kwihana kubera ko Imana igushaka kuvuga ibintu bizima urasubira nibishaka wamubabariye kabiri ari yakuru naragukunze basiri utanyemera ariko tuzahure ngo umuhanzi wavuze ko agomba kunoza witwa Noheli ejo yagaragaye avuga ngo Imana yamutumye arongore ari yakuru ubu sarahumeka uwo muntu ra ntago ari muzima uko byatse Noheli uko byatse ni nakubunonaha hari ibintu bigiye gushya ndavugana n'umudesporo hano rero nibishaka nukuri kwiyamamagaye nzengurutse uyu muriro ndabivuze icyo nzaba nzanka umuti ibyanyu byose bigiye gushya biba umuyonga ukeneye ko nkusengera Imana ikaguha umugisha cyangwa se ukajya gusenga Imana bakubita ivi hasi wize ibyo nibishaka kubwiye ntabwo ari ubuhanuzi buriye niki none ariko utangiye gupfobya kandi bavuze ko nta muhanuzi urwanya undi nje ndavuze ngo bavuze ko nta muhanuzi urwanya uretse gatoya mbeba y'inzungu ibyo yahanuye ntabwo ari umuhanuzi nundi wese ibyo yahanuye si umuhanuzi Imana yambye ngo nimara kubicana bimaze kwaka mbijyemo mbiri bate mbigira isosi ibi byose mbigeze isosi nta bihari umuntu wese wizeye yuko nibishaka ari umuhanuzi agiye kuba umuyonga mere nk'irivu nukuri kuyamamagaye genda bihanuye dore ndabivuze nta buhanuzi buhari nibishaka si umuhanuzi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka mbasuhuze cyane mwese mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho mudukurikiye hose muri nukuri turabakunda cyane mbifurize amahoro Yesu atanga turi mu ibihe bigoye turi mu bihe benshi bahamya ko nukuri ubu ngubu turi muri revelation turi mu byahishuwe bya bindi byahishuriwe Yohana yuko turi mu minsi y'imperuka aho muzabona ibintu byinshi cyane bitandukanye muzabona abavuga ngo Imana iravuze itavuze muzabona abako yabatumye itabatumye ari nayo mpamvu duhora tubona intambara zitarangira ariko mwe mushikame mumenye ko Yesu ari umwami ndi ahantu gutyo mpuriye n'umugabo bitabyukura bagirane ejo ndi kumukurikirana rwose ahantu avuga ati nibishaka Theogene Imana irakumenye icupira rimenye mbona asuka amazi mbona siribanga ndavuga ati ibi bintu none bikomeje kugorana twari tumaze iminsi hari ubuhanuzi Noheli yahanuye bwa Asiya n'ibindi bitandukanye abantu bagiye bamubonamo uwo ndabona yambaye bote afite inkoni ameze nka wa mushumba w'inka ziwacu hirya iyo ngiyo mu misozi miremire rwose byukura bagira bimeze bite ndashima Imana urakomeye ni amahoro ko nsanze warakaye ibintu bimeze bite umuntu ugiye gukora ubukwe aba yirakaje ubundi yirunguje bimeze bite ko nshaka kubona useka wishimye ubukwe nabuhari ntagariza isi yose ko nta bukwe buhari ariko nongere nyibwire ikintu kimeze gute nyibwire ngo ubukwe burahari nta buhari kandi burahari wewe wicanga abantu nawe Yesu ashimwe ariko Yesu ahimbaza ndashaka ko tugiye kujyana muri buno buryo ariko mbere ya byose musanze ahantu nkaho mbwira ati ibihe byo gusenga nibyo nimirije imbere mfite urutonde rw'ibintu bikomeye cyane Imana igiye gukora especially ku bantu bitwa ko ari abahanuzi atari abahanuzi no ku bantu bitwa ko bakorera Imana nyamara ari abanyabinyoma ari intumwa za Satani kuri buno butaka bw'u Rwanda ariko reka bantu usenge reka tubanze dusenge imbere ya byose kugira ngo tutaza kwiyobora umwuka wera tuyobore Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Alpha uri Omega uri itangiriro ukaba n'iherezo ujya urangiza ibintu nestido bnfozo brere manda unidra hari impamvu wemeye ko nza aha hantu petalazala widibi ndakumva papa hari impamvu wemeye ko uyu munsi nza aha hantu muri ubutayo nza aha hantu kugira ngo nsenge aha ni hahandi wambwiye ko nzajya mvuganira nawe uyu munsi nahaje ndagushimiye kubwo abakunzi b'impanuro ndagushimiye kubw'isi yose ikurikiranye Profete byukura bagirana Noheli ndagushimira kubw'ikaze ndagushimira ko hari ibyo ugiye gukora ibintu byose bigiye kuba biyoberwa nawe mu izina rya Yesu urakoze amen yego urakoze cyane Imana iguha umugisha kuri iri sengesho Noheli ubundi
ibi bihurimo ni ibihe bishushanyo iki ibihe birimo by'amasengesho ni ibihe bihatse iki ko biri kugaragara ko hari ibintu bidasanzwe cyane njyewe nakubwiye ngo nyiri muzima nitwa Profete Byukura bagirana Noheli yego ntabwo nzigera nemerera umuzimu kanya ku ntebe y'Imana ibi narabivuze Imana yambwiye ngo ni Imana bikubwiye cyangwa nibyo niyerekwa ryawe ndavuze ngo nakwirukanga najya kugiye kunkubita Imana yambwiye ngo akubundi ibintu mukire nabyo murabizi cyangwa ntago mubizi urabona umwambaro nambaye mwambaro gira ngo wagira mbona nambare gutya wambaye kavunja cyangwa se nambaye bote ukumva nambaye bote uyu ni umwambaro Mose yambaraga agiye kuvugana n'Imana yambaye bote njyewe Mose yambaye bote ajya kuvugana n'Imana uyu ni umwambaro w'akazi uyu ni umwambaro w'akazi njyewe nambaye iyo ngiye kuvugana n'Imana bitewe no mu bihuru n'ahantu naje kugira ngo ngire icyo mvugana n'Imana yego isi yose ibyumve Imana yambwiye nijoro ndi gusenga mu masaha 9 Imana yaremye ijuru n'isi we ndakubwiye ngo Bibiliya avanga ibitugu by'abapfapfa bikubitwa inkoni ibintu nje gukorera abahanuzi ba Dagoni watuma ari we mbikorera oya ngese no ko ndumuhanuzi ngewe ndashaka ngewe Imana yambwiye nijoro ndi gusenga ngo byuke mwana wanje unkwereke ikintu nkorera kwa ko Imana igomba kuntuma nge ndi mu diaspora Imana ibintu ikuye mu ijuru ikabimereze nkabidepoza mu bantu yambwiye ngo umuntu wese wahanuriwe n'umuntu witwa nibishaka Theogene agahanurirwa na mbeba y'inzungu agahanurirwa n'abantu ba Fisto n'abandi bahanuzi ibinyoma ngo ayo masezerano yahari iramya ngo ikimenyimenye inze nyatwike kuko ayo masezerano n'umuyonga ntagazigera asohora buretse gatoya orohamo gatoya mbere yo kujya ntayikoraho inkoni yawe hari ikintu ushaka ko tugiye kuganiramo neza gutya mbere yo kwinjira muri ibi bintu byanga byemera hari abantu uvuzemo ba nibishaka bambe bayinzungu n'abandi nkabo ngo urutonde ubundi urwo rutonde rw'abahanuzi b'ibinyoma ni uruhe nagakundi k'amabandi yitwaje Bibiliya kwiba abantu akoresheje Bibiliya aka gakundi k'amabandi rero kiba abantu gakoresheje ijambo ry'Imana gakoresheje Bibiliya yego urugero nka nibishaka Theogene Imana amye ngo nturi umuhanuzi nyuma yo kwigushyira mu icupa kubera kuri mu icupa yambwiye ngo ibyo wahanuriye abantu bakabyizera umudiaspora wese wahanuriye nibishaka umuntu wese wizeye ko ibyo nibishaka Theogene yamuhanura ari byo yambye ngo nze nkora ikimenyetso cyo gutwika ayo masezerano kuko ntabwo azigera asohora n'amahu umaru yabyinagire cyane reka tujyanemo neza gutya siwe wenyine wavuze uvuze bambe bayinzungu nundi witwa ngo ni mbeba y'inzungu mbeba y'inzungu arakomeza kwitwaza izina ry'Imana niko Imana yambwiye iragukocora Imana sirakocora izi ngunzu ziri Imana ko ari nyemba bazira Herode yazamuye urutwe Imana irangije mu kubita inkonja joginyo abantu bakira ni abantu bakomeje kumenyera Imana yanjye ntabwo babizi iraje basekure Imana nta mikino ifite umuntu witwa Yona yarayimenyereye imushyira mu nda y'urufi icyo ni ikindi imwambutse inyanja ngimwambutse imushyira mu nda y'urufi umuntu witwa Nebukadinezari yazamuye izuru gato imuhereza mu ishyamba yarishije imyaka ingahe 7 umuntu uraza kuguma kumenyera Imana yambwe ngo irihagurukiye kuko atari Imana imenyerwa niyo mpamvu uyu munsi wa none rero yambwiye ngo nze nyirwanirira ishyaka Eliya ku musozi Karumeli yahagaritse yatwitse abahanuzi baba yarabagaraguza gati yahagaritse imvura yari umuntu nkanjye yego noneho ngewe ntabwo naje nizanye kandi Eliya we yariyoboye agirira Imana ishyaka arayirwanirira Imana iramutabara ndakubwiza ukuri none ngewe nje mu butatu butagatifu neranye Imana ya Isiraheli umuntu witwa nibishaka Theogene umuntu witwa mbeba y'inzungu aba bahanuzi bagenda bafite inda nini bibisha Bibiliya amakuru Imana yampaye buretse gatoya ikimenyimenyi cyuko ndi umuhanuzi isi yose ibibone meneta lazarawi ndakumva data Imana yambwiye ko ihere hano bita Iremera hariya Iremera ya Kigali Iremera hariya hari umupasiteri wananiye Imana wigize akarakajya Imana avuga ngo inzu zose zitavuga Imana igiye kuzifunga izi nsengero z'akajagari yazifunze irakumanukiye mu Nyakabanda reka mbwire Liliane Mukabadege mubwirire ijambo Apotre Mukabadege se yakoze iki kandi reka mbimubwire je ntabwo ndi umuhanuzi usanzwe nibuze ubwenge irukana Hagari n'ishoreke irukana Hagari n'umwana wiwe
Ishimayeli kuko umwana w'isezerano yateguwe bitabaye ibyo ngibyo uraza kubibona mbivugiye ahangaha Mukabadege Liliane se gutaje muri uyu mwandiko acumbikiye agakundi k'abadayimoni gute apotre ntumwa y'Imana zicumbikira abadayimoni acumbikiye agakundi k'abadayimoni gute apotre iwe mu rusengero intumwa y'Imana icumbikira abadayimoni wa kabiri njya nkunda kubibwira abantu bakakubyumva imanutse ku Kinamba barabirirwa babwejaguza abantu ngo dayimoni ngo vuga Imana igiye kuba yambwe ngo ninze ncana uyu muriro mbabwire ko ibyo muhanurira abantu byose bigiye kubivu nta muntu nibasiye uwo nibasiye azajya kwibasira Imana kuko niyo yambwiye ngo nzimba babwire ibi bintu yego ntabwo Imana ifite akamenyero n'akanyaro ku bantu birirwa bayisuzugura yambwiye ngo insengero ihereye Iremera ifunga bura busengero bwose bwo mu manegeka irabufunze irakumanuka igeze mu Giporoso ahantu hose na za Sonatibe do hagiye gusigara urusengero rw'ubaha Imana ya Isiraheli kandi mugiye kubibona nta cyumweru kiri bushire mutumvishije ko Remera hari insengero zigera muri 3 Imana igiye gufunga se 3 gusa irakumanukiye nano ku Kinamba bagiye kumenya ko ari Imana nasenze bantu bakabije kumenyera Imana bayinyahe birava ngo icubahiro cyange sinzagiye undi muntu ntibibaho niko Imana ivuga ikavuga ngo njewe isi ni intebe y'ibirenge byanjye nukuri ijuru ni intebe nicaramo iyo ngiyo aba nago mbatenge ngenyine nje na Yesu tubateranye ubutatu butagatifu tubavugirije induru mugiye gusubira mu cyaro nibishaka Theogene yamenyereye Imana arakabye gute se kandi yiba abantu ndi gusenga Imana yarambwiye ngo impamvu yagusize mu icupa nimwe wibuka wiba ikintu kijyanye n'idarapo nibishaka ibidarapo yego oya ugiye gukurikiranwa kabiri gereza urayisubiramo ndaguhanuriye niba uzi ubwenge ubaha Imana ya Isiraheli ugabanye ubujura bwawe nibishaka ibidarapo koko ibi byabaye kuri Eliza nari nabimubwiye ndamubwira Eliza ikinyabupfura gicugira no kwiyemera kwawe ugiye kubona ko Imana ya Isiraheli itagikene Eliza sari cyo yabaye araje abone si yavuze kuri Murangira umuyobozi wa RIB agiye kukujyana kandi nta kujyana ntago uri bugaruke kubera ko ibintu wakoze naho bitane n'ibyo nibishaka Theogene yakoze ariko waruvuze byo guharabika inzego nibishaka ngo yibye idarapo ni yereko wagize cyangwa ni ibintu biri ayo makuru arahari nibishaka ntabwo yitwaga nibishaka ubu ngubu ngo amazina yarayahinduye se yahinduye amazina agira amasimukadi wagira ngo ni 10,000 kabiri ubwenge afite bwo kwirwa ashinga amacana ayo macano yawe kunda yavumye ntagaze arenga mu 3,000 utaraza gusaba Imana imbabazi jewe ariko ubundi mfasha gute ubundi ibintu mukira nabyo gukora operation none mfasha nkwere dore ikinze kundi nyigushingira iki ni kibiriti umuntu wese wahano no se prophet ugenane bibiriti umwitabi ko nanjye tume nikangamo abantu baravuze muri commentaire ndi umudies abantu baravuze muri commentaire kazi kiki Kimana baretse gatoya niba arakazi k'Imana abantu muri commentaire baravuze ati we gabanya ibyo bintu byawe bavuye cyore nose ko umuntu ugiye gucana Imana igiye gutwika indiri y'abadayimoni sana n'abadayimoni bari iki ni ikimenyetso cy'uko Imana itwitse amasezerano y'abari abantu bantu bagiye bamenyera Imana uko uyu muriro watse wabibonye urabibona uko byatse abantu bose babibona uko byatse Noheli uko byatse ni nakubunonaha hari ibintu bigiye gushya ndavugana n'umudesporo hano rero nibishaka do nukuri kwiyamamagaye nzengurutse uyu muriro ndabivuze icyo nzaba nzanka umuti ibyanyu byose bigiye gushya biba umuyonga ukeneye ko nkusengera Imana ikaguha umugisha cyangwa se ukajya gusenga Imana bakubita ivi hasi wize ibyo nibishaka kubwira ntabwo ari ubuhanuzi buriye ni kino ariko utangiye gupfobya kandi bavuze ko nta muhanuzi urwanyu ndi nje ndavuze ngo bavuze ko nta muhanuzi urwanyu buretse gatoya mbeba y'inzungu ibyo yahanuye ntabwo ari umuhanuzi nundi wese ibyo yahanuye si umuhanuzi Imana yambye ngo nimara kubicana bimaze kwaka mbijyemo mbiri bate mbigira isosi ibi byose mbigeze isosi nta bihari umuntu wese wizeye yuko nibishaka ari umuhanuzi agiye kuba umuyonga mere nk'irevu do nukuri kuyamamagaye do genda bihanuye dore ndabivuze nta buhanuzi buhari nibishaka si umuhanuzi uko Imana yamusandaguje igiye kumushyira ku karubanda
je mbivugiye ariko hanga nibishaka muri gupfa iki ndabona bitari ubuhanuzi nta kintu mpfa nawe ndapfa nawe ko ari umuntu uza kwiyitirira Imana kandi Imana ntabwo bayi bayitira ese nk'ibimenyetso nka 2 cyangwa 3 bifatika ushaka kuvuga ati uyu muntu ibintu yavuze ntabwo ari by'abahanuzi kandi ko nzi ko nawe wari wavuze last time tuganira yuko mu bintu byose baho nta muhanuzi urwanya undi none ukaba icyambere sinkunda abahanuzi b'ibinyoma ikirekana ko umuhanuzi w'ibinyoma ni iki yaravuze ngo Nyabugogo hagiye gushya ni hahiye ahanura mu magasaro kagiye kubyara ntiyabyaye arangije aravuga ngo impamvu atabyaye ngo nuko ngo bamufunze ntiyabona umwanya wo kumusengera nibishaka wagisambo nkubwiza ukuri oya yarakwibye uretse gatoya igisambo cyose kibisha Bibiliya ni isuma nibisuma ahubwo arenze n'igisambo rero namubwira ngo iki we na mbeba y'inzungu icyo namwibwirira nudakizwa neza urakora impanuka yihuse je nabikubwiye kizwa neza muri kwiba abantu ibi bintu bye by'imigano uzana kuri YouTube n'ibifefeko bipfuye amaso Imana nengije kuguhombora igiye kuguhombora ariko uri gupfa n'umugabo bita mbeba y'inzungu yuko yagukubise ikintu cyiswe ubuhanuzi abantu bose bakavuga ati Noheli icara wige nawe uhava ufashe umwanzuro ko ugiye gusenga none uretse gato akundi ibintu mukina nabyo murabizi ibihe dukirana Imana mukina nayo uziko yafashe umuntu witwa Goliath kamuzanira umuntu witwa Dawidi akamukuraho igihanga yego aha turi uyu munsi hahoza abandi abantu mujya mubimenya natwe tuzava haza abandi hanyuma rero ico shaka kubwira abantu mu mwandiko ugiye kuduhereza kugira ngo babyumve banabimenye babimenyere abantu mwige kwisengera cyangwa mukomeze muhore n'ibisambo byo mu mwuka kuko Imana yambwiye ngo nzimbwira abantu bari kwibisha Bibiliya n'abandi bari gukora ibitangaza bakabinyuza ku makamera bakisaza ngo abadayimoni ngo ngo abadayimoni ngo mu izina rya Yesu mwirwa mubwejuza abantu mu rusengero mushaka views hari amacana amwe nge agiye gukurwaho mu bintu byanzanye hano hari na cano yitwa ngo niba ari Kigali ngo iki yambibye iyi cano nande yihagaritse Kigali wate ntabwo nshaka umwamamariza abantu baramuzi hari ukuntu ariko ibyo bintu birahari kandi biranagaragara ahubwo nuko muri ibi byose hari amazina abiri numvisha agarukamo cyane baba ari byo bisuma bya mbere u Rwanda rufite muri ibi ngibi hari n'abandi bazabaza witwa Prophet Imana ivuga kuno byagenze Imana ivuga se muna bakubita abadayimoni mu rusengero akiza abantu bazamubaze aranzi byagenze bite Imana ivuga twarasenganye byo namubwiye yarambwiye ati mukozi w'Imana abyumvisha witwa Fisto wo kwa muka ne wavuga kwa Mukabadage se ko Fisto wamuvuze kandi akabura kura kwa Mukabadage niwe Hagari niba ari Hagari niko ubundi uvuga abatarabona abantu bagiye kureba ikintu Imana ya Israel igiye kubakorera njewe mutandeba gutya wambaye kavunja nambaye gutya ntabwo nsanzwe nambara gutya nzi kwambara costume nk'abandi nkabera uranaberwa byo biga none waniyogosheje umusatsi wawe umaze uzi impamvu abantu bavuze ngo bari baragufunze ngo niyo mpamvu umusatsi wawe wavuyeho iyo gereza se bamfungiye ntubimenye uri umunyamakuru ni yahe cyangwa n'ibindi bitangazamakuru ntibimenye njewe njahangaha natumwe n'Imana naje gusengera abantu babiri Mana nne ngusenye igicaniro cya Dagoni none urayikubise nagishenye hanyuma irangije ambya ngo usengere umwana wanjye kubera karwaya kandi arembejwe DJ Brian Imana igira ite imukize giye kumukiza DJ Brian baramubaze DJ Brian ntabwo ari bupfe njewe nk'umuhanuzi w'isi yose ngiye kumusengera arakira icyo ni kimwe icya kabiri message ku muntu wese ubeshyera Imana ngo iravuze itavuze umwe arisanga muri Nyabarongo cyangwa mu bishanga gatatu mvugane n'umuntu wese uri kunyumva yego ushaka kumenyera Imana ya Israel ngo ni amahoro izigera imuha ibi mbivugiye ahangaha musanze ngiye kwisengera none byuka tukiraho waruvuze ngo Imana gutumye ku bantu babiri bo gusengera uvuze DJ Brian yego Esteri niryo zina rye niba ari Gateka Esther ararwaye baramubaze ngo afite ibintu by'ibinure kunda ku gifu gutya ibintu nk'ibyo hari undi ariko ntumuvuze
uwa kabiri yitwa Ariyakuru. Ariyakuru uyu wawe wegukanye ibihembo n'uduhembo muri sinema. Njyewe yego ndi kumusengera ubu mfite amakuru. Ndi kumusengera Ariyakuru agiye umukobwa ndi kumusengera ngo yakire ikintu cyitwa iki intsinzi muri we. Yaratsinze ejo igikombe cy'umukinnyi mwiza wa filime mu Rwanda. Uyu hari n'ibindi agiye kubona. Impeta? Yego nyiringa Imana ikomeye. Haleluya. Si nibyo gusa. Message kuri buri kana na buri nguni. Abose nabahe none? Buri kana buri nguni. Nabahehe? Basuzuguye umwuka w'Imana uri muri nje. Nabahe abo. Buri kana na buri nguni. Buri nguni. Buri kana buri nguni. Komeza nta kibazo. Dore bigiye kugenda gutyo. Umwe araca ahangaha atazi yo yerekeza, undi agiye kunyura ahangaha atazi yo yerekeza. Bitewe n'iki? Ndabashaka muze mupfukame imbere yanjye mbatureho imbaraga z'Imana. Urasaba gupfukamira uri Imana? Ibyo nanone utangiye nakubwiye ngo inshishi nizo zijya gushaka amavuta. Umeze wa mugabo wahoze muvuga kare. Ntabwo amavuta ajya gushaka inshishi. Nawe washaka na gupfukama imbere. Bibiri bangwa iki? Ugiye kurangira nabi nawe. Ijambo ngo icyakora bamwemeye bose. Bakizera izina rye. Yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka bwo kwirukana inzoka na sikoropi. Uwo ni Kristo wenyine ntabwo ari byo kurabagirana. Nagarinde. Ntabwo ari byo kurabagirana ni Yesu Kristo. Yesu agiye mu ijuru yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mbasigiye mwuka wera. Azabumwera umufasha. Hari ibintu bitatu utakikorera. Ubupfuye wakwihamba. Hoya. Upfuye pasiteri naze bavuga ko wagize gute warimbutse. Icyo ni kimwe. Kabiri. Wajya kwibatiza. Hoya. Nihe mpamvu utakibatiza? Nta bushobozi bifitiye nta n'uburenganzira bifitiye. None ahanga uramutse wibatije bavuga ati yidumbaguje. Wabyumvishije neza? Rwose ni naho ngaho. Ikindi yego upfuye nihagire pasiteri uzanga guherekeza avuga ngo ivu mu ivu igitaka mu gitaka. Bavuga ati cyarimbutse gipfanye ibyaha n'ikinyabyaha. Nimba aho hantu hakenerwa umuntu w'Imana hari abantu batanu utazabura mu buzima bwawe. Ntuzabura umwarimu, ntuzabura umukuru w'umudugudu, ntuzabura umusirikari, ntuzabura umuganga, ntukabure abo bantu, ntukabure n'umupasiteri cyangwa se umuvuga butumwa uzagufasha gusenga. Mbese abo bantu ugomba kubura mu buzima bwawe. Abo bantu ntabwo uzabure papa yo mu mwuka. Hanyuma rero aba bana cyangwa se aba bagabo buri kana andi buri nguni bakora ibiki? Jambo nabirirwa bikira igitango bari gusetsa. Je ntagiye mfite cyo gusetsa. Hano naje kubwire kuvuga ibintu bizima. Ntago mfite igihe cyo kwirirwa sike. Usicyaga inzu. Nta n'igihe mfite cyo kwirirwa mvuga ku bantu nka nibishaka abantu nk'abariye. Baciriritse kuri wowe. Ni izina rya Yesu. Reka njyewe reka nkubwize ukuri si ukubeshya. Ututubuna twanyu urasubira nibishaka uraza kwihana kubera ko Imana igushaka kuvuga ibintu bizima. Urasubira nibishaka nibishaka wamubabariye. Kabiri hari undi noneho wajemo wavugaga Imana neza kasika afite abadayimoni agenda mu ameze nk'umurizo wa nibishaka. Yitwa Pascal. Ndakubwiye nushake usubire ku isoko ndetse n'undi Pascal kirabura aka kabuno ka ntuza. Pascal kirabura Buretse gato hari akabuno k'umuntu ubeshyira Imana yaraje aranambeshyira ngo ufite umwana w'imyaka 4 ngo nyuma y'iminsi ngaragaragara katagaragaye. Mbeba y'inzungu igihe wahereye ubeshyira Imana. Igihe wahereye uri imbeba y'inzungu. Ako muhanuzi kufite Imana yambye ngo hari ibintu igiye gutsindagura. Ni ikindagura. Kandi utanamenye reka nkubwire. Birava ngo mubwire ngunzu ngo ni Herode. Data arakora nanjye ndakora. Utaza gutuma ubu narakaye. Babarira narakaye. Babarira nk'unuta. Abadayimoni birirwa baza gukira n'Imana. Hano bamenyereye Imana bayikora. Nyiri muzima nitwa Prophet Nohe. Ntabwo uzemera umuntu. Ntabwo nzemera umuntu uzaza kunya hejuru y'icubahiro cy'Uwiteka Imana yamamagaye. Kandi ibyo nawe urabishinzwa. Gutese. Baravuze ati kuri Asiya. Aho ngaho. Asiya. None warangije urivuga. Nongere mbivugeho. Nababwiye ngo kuba Asiya naringiye kubana nawe. Imana ikambwira ngo mwana wanjye. Nari naramugize umugisha kuri ariko ndamukwambuye. Kubera iki? Usibye nibyo ngibyo nabajyanye isezerano bambikanye impeta.
umwe ajya apfunda agasigara nkaswe noneho ngewe kuba Imana yanyemera umugeni kongera ikamwisubiza sobanurira abantu abahanuzi Imana yanumyeho baraje barambwira ati uyu suwawe nanjye Imana iransura nuwe muhanuzi waguhanuriye ibyo twumve ko ari umuhanuzi bamwe baturutse Uganda abandi bavuye za Cangugu abandi baje kuri kamera abandi baciye mu gikari ndetse nanjye ubwanjye ijwi ryatsuye wa munsi ribimbwira bwa mbere ryarongera agaruka uba amaranga mutima yanjye aranyerekeza ku mugore umeze nk'ari yakura sopine masando reka nkubwire uba amaranga mutima yanjye jewe profete Noheli aranyerekeza ku mugore umeze nk'ari yakura orohamo utiki ntabwo numvishe neza nakubwiye ngo ubu mutima wanjye uranyerekeza gutunga umugore umeze nk'ari yakura ambassador byongera ko kantu ni ambassador ni ambassador ari yakura nane se wakabyara we byuka ahantu ko noneho bibaye urusobe Imana igukuye kubakebwe ikujyanye kubatarakebwe ushingire reka atakebwe none se ko Bibiliya ivuga ngo iki Zaburi y'ijana iravuga gute iravuga ngo abamuwabo nibagikarabiro cyanjye ku murongo w'10 ariko abedomu bameze nka nibishaka nzabakubita inkweto mu mutwe nzabamenagura nzabasatura nzabirukankana abashaka kurwanya umugambi w'Imana izabamenagura Imana izabamenagura subirezemo bote yawe nuko Abafilisitiya tugiye kubishima hejuru hari yakuru ariko yene turagira gusengera wambwiye ko nawe uri muri busengere kuri we n'agateka Esther DJ Brian yego ubundi ahari yakuru n'Imana yakweretse ngo niwe ntabwo ari Imana ahubwo Imana ikimara kumbwira ngo ibisinyi biri akira kubera ko ubushize baravuze ati byuka kubera ko wavuze ngo ni Imana kubera tukaba turi gukoresha umwuka tubona atari yabikubwiye ati yuzuka ukavuga ko ari urukundo n'amaranga mutima none ugeze kuri ari yakuru isugwa kosora ko kana impamvu mbere yari Imana imbwiye ngo mbivuyemo negeyeyo wowe wihitiyemo wituma Imana wegeyeyo ukabutwaye no wari wanyemereye kani yaminiye nanjye ndumva umutima unyerekeza kuri ari yakuru n'amaranga mutima yanjye uburiza ndi umusore kutabana ariko neka mbabaza mundi kutabana abantu rero bafite ikibazo mu mutwe urugero niba umwitwa Dorimbogo yaraturutse Nyamasheke higiriya mu kitumva ingoma Dorimbogo Dorimvubu kandi nawe niyo uturuka akaza avuga ngo Bruce Melody agahura na Bruce Melody atari n'umukristo bagahura Joyeuse akaza aririmba juro kizigenza bagahura ni gute nge bumva ko profete umuhanuzi w'Imana natahura na ari yakura bagahuza urugwiro ari yakuru ndashaka tuzahora tukaganira iby'urukundo rwanyu ukanampobera nkakubwira ukuntu nkukunda narakwikundiye uzanziza ko nkukunda azaje kunywa amazi icyaka gishira none se muhanuzi urasengera ihe sengesho kugira ngo muhure kuko ari yakuru sibye na ambassadeur nyina abona n'abambasaderi n'abandi bantu bapanga ama business iyo ngiyo hora mu ndege ari yakuru naramukunze kandi si Imana yamunyobeyeho ahubwo iyo murebye mu imico ye imyitwarire kunateye neza nk'igisabo kunaseka neza ukunagize ateye neza nk'igisabo kunari mwiza kunafite imico myiza yarambuye amaboko mama we none ngewe bitanumva amavuta atangiye kuzura muri ngewe bivuze ngo ndumva nifuza nirushaka nituzabane cyangwa se nazanyemera ariko ndashaka kuzahura nari yakuru tukicara washaka ukayitupfa ndakubwiza ukuri uremewe ko tufite abahanuzi b'abakobwa beza ngaba Joseline nabandi bande abahanuzi b'abakobwa tubona bavuga ariko sinkaje mvuga intare ngo nuragize uje kunzanira imiserebanya okabyara ufasha umukozi w'Imana umugiranya n'umuserebanya ntabwo muzungu uvuze wasanga ari bani bishaka cyangwa nabandi ko nibishaka yaguteye trombe habundi igihe abantu bahere basuzugura Imana ariko no ko nzi ko abantu bemera nibishaka manu mbabarira nkuwe mu mudayimoni wa mbeba y'inzungu sinzonye no kuvuga mbeba y'inzungu yitwa Zakayo ntabwo cyitwa mbeba y'inzungu yarapfuye yarabivuze yitwa Zakayo hanyuma we yaje kuri kamera avuga ko yitwa nde nuwo mwari muzi nka mbeba y'inzungu wapfuye icyo yarari cyo cyose tuvugane yitwa Profete Zakayo y'inzungu yitwa Profete Zakayo Profete ni ndabimuhaye ni so ni bene wanyu wowe se Noheli Profete byukura bagenda ndabiguhaye genda umuhanuzi Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo
mu mahanga yose yego abamwemera abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Kabiri, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko nkweza utaravuka nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga yose. Ni karitse cyangwa n'amahanga yose? n'amahanga yose. Bivuze ngo nabaye profete yabikugize wayihaye ruswa se warayishyuye se? Ariko reka kugeze tabimugiraho. Hano turi kuburana uri umucamanza. Oya turi umunyamakuru turimo turaganira. Uziko Imana Israel imbwiye ngo none hani nkudihe nakudiha. Gaho nibikubwira. Kuko nye naje kudiha abadayimoni n'abakorera abadayimoni bashuka nibishaka abadayimoni bagendera mu. Reka twigere kuri ariya kuri urukundo rwawe. Mu bantu benshi. Gira akajambo keza ubanza umubwira mbere yo kumusengera. Yewe. Kerekana ko uri seriye mu rukundo. Sindahura nawe. Tuzahure nibyo nifuza ndabimusabye ahari muhaye message azamba bare duhure. Je mwibwire ko mukunda. Uramukunda cyane. Wabuze amahoro se mu by'ukuri? Ayi nibisanzwe ndumva noneho sasa. Urasaba yanzwe. Reka nkubwire. Kagira inkuru bene Imana. Jewe ari yakunda naramukunze. Pe ni mwiza arito. Naramubonye numva ndamukunze. Asa kwa Ntabwo nari nzi izina rye. Narebye ikiganiro. Cyo kuyisimbi TV. Mbona umukobwa mwiza useka neza mana yanjye. Ndavuga ati yo haleluya. Utwara igihe ureba umuntu kumva muzo umwuka w'Imana kubera umutima w'urukundo yigirira. Oya se. Ari yakuru naragukunze. Basiri utanyemera ariko tuzahure rwose dore nambora imbogo yahuye na Bruce Melody na Joyeuse batara none nje nimana yirakura nande ari yakuru nako nzamusengera mu bwiri buhanuzi cyakoze byo muwe wahita uhanura zahita musengera utaranamusuza wahita uhanura kiranga abana b'imana tajya mu ndimi mvuga agize ate acimobera reka nshushanyiriza nk'ukuntu twumve yenda muhobere mu mwuka nk'umunyamwuka kwese umuhobere ufite n'inkoni kakufashe mikoro umuhobere mu mwuka kakufashe mikoro umuhobere mu mwuka wibara nkaho uvuga ngo umutinda rutarya kandi mfite ikizere ko ari yakuru tuzahura ngiye ukumva neza ugiye kumusengera ko tuwereze kuri Gateka Esther DJ Brian ararwaye reka mbabwire mutagira ngo ntabwo nge naje gusetsa nge mbwira abantu ntabwo nge ndi kanyombye nimujya mushaka guseka mujye gushaka ba Patino n'abandi Imana irababaye ejo munera senze Imana namwe ngo ndapfusha abantu bagaseka bo bapfusha bakarira ubundi abantu babaye bate cyo kibazo kandi reka nkubwize ukuri suko kubeshya Imana ibabajwe n'abafilisiya bafasha akagezi kereti barakakatobanga Imana iragakame reka nkubwire nzanye ubutumwa hari ubuhanuzi Imana yamaye kuba diaspora aba bose aho muri hose Imana yamye ngibaha gakiza kandi bagarutseho gatatu ibyo mwigira ngo mwibuke ko muri abana b'u Rwanda byo bintu mubyibuka hanyuma hari aba diaspora dukurikiranye bashakaga abagabo ingo zari zarasenyutse Imana irababahaye abandi ubwene gihugu murabufasha abandi muratabawe abandi Imana yamwijira bazamuye gatatu mvugane n'aba diaspora bageze hanze barasengaga bari kunywa amayoga Imana yamye ngiye kubarana namwe abirirwa ku ma video call yavuze ngiye kubarana namwe Nila talazala wizo brere mando ndakumva papa zo penema hari ibintu Imana ishwanyusha nzanye ijambo rivuga ngo Imana igutabaye ikikwica cyari cyamaze kuhagera kabiri aho abantu bagusize sibo bazagusanga abantu bakudepashije mu kimanuka ariko Imana igwaye kuba depasa mu kizamuka ibi mbivuze no netita std bnfo kubera ko naguhamagaye ukanyitaba Imana iguhaye imodoka Imana iguhaye iki imodoka kabiri uyu mwaka tugiye kujyamo nukuri kwiyamamagaye data agiye kukugira umugabo nyamugabo arakubakiye we ikindi byawe byose bari barafunze uri mu bantu nibishaka yakoze mu biganza muraganira araguhumanya ibyawe byose akira ngo utize kubita izo nyatsi zihunga kuko baraguhumanyije kubita kuko umugishe barawubaranye umugishe barawubaranye kubita hano hasi ugatinirukanya abadayimoni b'inyatsi bose abo ngabo biki binyatsi batumutakira mu izina rya Yesu Imana iragutabaye Haleluya. Sasa rero katwisengera na Gateka Esther. Ugiye gusenga. Ako katubanza turirimbemo nk'umu uririmbyi. Tubanza turirimbamo kugira ngo tuzamure umwuka wera. Ubundi njya ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira njya ninginga Imana ngikwereke Yesu
mwiza wawe jya ninginga imana ngo ikwereke yesu umwakire nawe niko gusabira. Mana dusengeye DJ Buriyane, uyu mu DJ twirukanye imbaraga zose z'umubi zamurwanyaga, imbaraga z'ibitero, imbaraga z'amahembe, imbaraga za kanseri ndazivumye nk'umuhanuzi. Reto tita lazala widobi enemazo brere niko nsengeye na Alia Kurumana gukomeze kumugira neza. Icyifuzo cy'amarangamutima yanjye ndagutegetse Mana, ndagusabye ndakwinginze ngo tuzahura, uzanyobore tuhure mu Kimana, niduhura nzagushima koze isoni abangenza, koze isoni bindwanya. Ndasenze Uwiteka ngo abadayimoni b'ubusambanyi bari muri nibishaka Theogene, abadayimoni b'uruzerero bari muri mbeba y'inzungu, abadayimoni b'ubuhehesi, izi mbaraga zose pepo katika jina na Yesu Kristo. Ndagushimiye Mana ko utanze ikintu cyitwa imbabazi, imbabazi ku bwoko bwawe, kutanze agakiza mu izina rya Yesu. Izi nsengero zo ntago ndi buzisenye guzifungura, ni wowe uzifunze niko wavuganye nanjye. Funga izi nsengero uhereye Remera ufunga, ugeze Kimironko uramanutse, insengero zidafite gahunda uraje Mana, ugeze Nyabugogo hano mu cyahafi hari ibyo ufunze. Ndagushimiye kuko yagakundi kamabandi mu izina rya Yesu, amen. Prophet Imana igumugisha cyane. Yana prophet kugira ngo tugere ku musozo, ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye cyane, ni ibihe Imana mugani wawe irimo inapfusha abantu bagaseka bakagira ngo ni comedy, bakagira ngo ni ibintu bishimishije cyangwa se ni ibintu nk'ibyo. Yenda muri uyu mujyo tugusaze muri ubutayu. Ese prophet ubundi ufite gahunda yihe muri ibi bihe nk'umukozi w'Imana, urugendo rwawe ubundi gahunda ufite ku murimo w'Imana ni uwuhe, nigiye kugira ngo gahunda zigende neza cyane? Ndashaka kuvuga Imana kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma, kugera ku mwuka wa nyuma. Kabiri, Uwiteka nzaba ngukorera. ndashaka ko Noheli wake abantu bamureba bakamuyoberwa. Ubu Noheli mushyashya arahari, aje gukora imirimo n'ibitangaza afatanyijwe na Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero mbwira abantu ibintu, amen, nibakizwe bave mu byaha. Shuti zanjye muze, Yesu arabakunda, muze kuri Yesu, mwirinde ikibi cyose. Birava ngo hahirwa umuntu ufite mu mutima ye inzira zitunganye zigana Siyoni. Muri Nahumu hakaba ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, ngo Yuda komeza ibirori byawe byera. Reka mbwire abakristo ngo nimuhumure, nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Imana ije kubagirira neza, Imana ibaha umugisha, komeze kubarwanirira. Wifuza kumvugisha, yego aho none nashakaga Prophet 0780 0780 52 yego 90 80 90 0780 52 90. Tubabwire kandi ko afite YouTube channel yitwa Prophet Noel Official. Prophet Noel Official, yego hariho ibiganiro bitandukanye, hariho ibihangano bye n'ibindi byinshi cyane. Ariko ikiruta byose tukubwire ngo komeza uyu mujyo, ariko uhuza abakozi b'Imana. Nanjye reka nkuhera umukoro, shaka ikintu cyongera kubaka abakozi b'Imana. Reka nkubwire, twongere twubaka abakozi b'Imana, twongere tubahuze muri wa mujyo, tutabona ukubitira mu gahinga ukamanura mu mubande. Iby'Imana ishaka nuko abantu bakizwa, nuko nguko. Kabiri, viyuzi, ifeza n'izahabu bizashira, bizarangira, ariko abantu bakorera isi nk'abantu bazayivamo, bakorera ijuru nk'abantu bazaritaha. Dushaka ubugingo kurusha ibindi byose, kuko ijambo rivuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubona, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Ushobora byose ntabaho umugisha. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ibirenze ibyo byaba ari amahane, kandi Prophet Imana igumisha kandi ukomeza uwo mujyo, n'abandi mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Bari kumwe na presse kuri kamera, nanjye ndabakunda cyane. Reka